Oh yes, twongeye tubashimire mwe mwese dukomeza kugenda tubana umunsi by'umwihariko turashimira wowe wakoze subscribe kuri ino channel yacu turagushimira ni inkunga cyane ikomeye cyane nawe nimba utarayikora kora subscribe ubundi ujye ubona amakuru yacu agiye atandukanye kandi wowe udukurikiye waba uri hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda aho waba uri hose tukwifurije umwaka mushya muhire pfa kuba wumva ikinyarwanda gusa ngira ngo twagiye tubana muri byinshi bigiye bitandukanye ariko kuri ubu noneho tugiye kuganira n'umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda ukinira ikipe y'igihugu Amavubi ndetse hano mu Rwanda yagiye mu makipe agiye atandukanye mu makipe y'abana aza kumenyekanira by'umwihariko mu ikipe ya Rayon Sport ngira ngo benshi mwamaze kumubona ndetse mwanamumenye abakunzi be by'umwihariko ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru bakurikirana umupira w'amaguru muri rusange umuntu atiriwe anamuvuga mwe mwamaze kumenya by'umwihariko ariko ku batamuzi reka tumubabwire na wundi ni Muhire Keve kuri ubu ngubu ukina mu gihugu cya Misiri muri shampiyona yabigize umwuga mu ikipe ya El Makasa kuri ubu ngubu akaba ari mu Rwanda mu biruhuko twamufatanye tugira ngo atuganirize ubuzima bwe bw'uko abayeho hariya mu Misiri ndetse n'ubundi buzima muri rusange uko yasanze u Rwanda muri rusange. Wowe utarakora subscribe ubundi dukomeze kugenda tubana umunsi ku wundi. Yes, twongeye gusoza Keve umwaka mushya muhire twese hamwe. hano mu Rwanda turakubona ko waje bucece bimeze gute? Naje mu minsi mikuru nk'abandi bose. Hariya muri Misiri bimeze gute? Misiri ni amahoro, Misiri biragenda nyine ndashima Imana muri make. Keve umaze kuba mu diaspora kandi umaze kuba n'umukinnyi usa nkaho umaze kumenyera hanze kuri wowe kuva wagera mu Misiri ni ubuzima wabonye gute kuva wagerayo kugeza na n'ubu? Ni ubuzima bugoye, ni ubuzima busaba kwitanga cyane kuko udafite umutima wo kwihangana ntabwo apfa kwaguma cyangwa kuhakina kuko ni byinshi bagusaba, ni byinshi ukora, ni byinshi wima kugira ngo ugire icyo ugeraho. So udafite umutima wo kwihangana ngo umenye target ufite ndakeka nta muntu apfa kubishobora atayitahira. Gusa igikuru ni ukumenya icyo ushaka no kugira target. Ubundi bajya bavanga umugabo nugira intego. So udafite intego ntacyo wakora. Uvuze ukomeje kuri ako kantu ngo umugabo nugira intego ubwo herukaga hano mu ikipe y'igihugu Amavubi wasaga nkaho wari ufite umwanya mbere yuko muzanga ukigeyo bisa nkaho byaje kugwanaho gato byari bimeze gute? Nyine ni ibyo nyine kuko football niko imeze, football bagiyemo mu bihe byiza mu bihe bibi, gusa igikuru kudacika intege. So kandi izo zose ni gahunda z'umutoza, ahubwo icyo ukora ibyo ukwiye gukora ibindi ukabisigira umutoza. Si wowe ukwiye gukina ugakina, wowe udakwiye gukina ukajya hanze, gusa igihe kigeze urakina ukagenda kose. Ubu ngubu noneho turakubona aha ngaha hano ku stade y'igihugu Amahoro, ubundi waje gukora iki? Nagiye gukora imyitozo nyine bisanzwe, maze iminsi kuva nagera mu Rwanda sindakora imyitozo, mbaga nyine aricyo mbura muri ngiye, so nagiye kongera kubyutsa umubiri. Nyamara nibyo watubwiraga mu kanya nta kiruhuko, nta munsi w'ikiruhuko, ku munsi w'ejo ni Noheli, nta kiruhuko n'ubundi waje mu biruhuko ariko wowe uravuze ati reka nkomeze, nyamara hari ikindi kintu cyihishe inyuma aho ngaho. Oya, buri gihe cyose kuko naje mu biruhuko, so ngomba kwishima nkagira naho ngarukira kuko akazi kanjye ndakazi nzi bikenewe. So nurumva nawe napfa kuza ngo nirengagize ngo nishime gusa nirengagize akazi kanjye. So nanjye ubwanjye maze igihe nakora imyitozo numva aricyo mbura muri ngiye, so mba ngomba kubyitsa umubiri. Buriya n'ejo kuri Noheli uzamanuka? Nta kidashoboka. Noheli siko rega, buri munsi ni Noheli. Bajya bavuga ngo Noheli ni umunsi wo kujya gusenga, kwishima, umwami yavutse ikintu bike, ariko igihe cyose umuntu azi ko umutima we ukeye nta kibazo afitanye n'Imana uri Noheli, ahubwo igikuru ni ukumenya ibiri imbere. Ubwo bivuze ko no ku munsi w'ejo dushobora kuzakubona bibaye ahanga cyangwa se ahandi hantu nta kibazo ushobora gukomeza akazi cyane. Nzakomeza nkore kabisa, nta cyanangira kudakora. Tugarutse hano mu Rwanda by'umwihariko, u Rwanda warusanze gute nyuma y'igihe kirekire utari hano mu Rwanda? Warusanze gute mu gihugu, inshuti, abavandimwe, umuryango? Umuryango, abavandimwe, inshuti bose bameze neza kandi urabizi igihugu igihe umunsi ku munsi kigenda gihinduka. So kandi yumva ni ibintu bishimishije, ni iterambere. Nko mu gihugu cy'iterambere tugomba kubishyigikira. So wasanze byinshi byahindutse ko nagari cyane kuko nari maze n'ejo bundi Mavubi nari mari ko naragiye ndagaruka, ariko ibintu byinshi byarahindutse. Byarahindutse. Ugarutse ku kintu muri ino minsi, ni iki kintu wageze hano i Kigali wasize kidahari kuri ubu ngubu nuko waje usanga kigezweho? Ni byinshi.
arimo iterambere ry'igihugu arimo kubaka arimo ibiki ariko Mm. usibye no akantu kubaka kagaruka cyane cyane ukurikije ku mbuga nkoranyambaga ni arena hari ikindi arena sinari bagiramo nayigezemo waje ariyo gahunda ya ntabwo ariyo gahunda ahubwo ni uko habe basket hanyuma make Rayon Sport na APR so harimo basket njya kureba nk'abandi bose ni ukuvuga kuri wa mukino wa APR na Rayon warangiye uhita uhitira muri arena ku make agomba gutangira saa 2 n'abandi ndataha nyuma ndaza kugaruka bivuze ko n'abandi batarajya muri arena ubwo wayisanze gute arena ko ari inzu ikunda gushamaje abantu benshi cyane baba bafite amatsiko wayisanze gute arena ni inzu sinzi navuga ni inzu y'igitangaza inzu idasanzwe so ni ishema ku gihugu ko dufite inzu nk'iriya cyane muri East Africa yose niko tuyifite urumva ni iby'agaciro kandi ngo ndimo gushimira perezida wa Repubulika Excellence ni iby'agaciro nabivuga ni iby'agaciro kandi ndumva kandi n'ibindi byiza bikiza tunakomeza gusigasira ibyo dufite tukabyaza umusaruro ibyiza birahari ariko twese tubishyigikire ni ijambo rikomeye cyane gushyigikira ibyagezweho niyo mpamvu nawe wagarutse mu myitozo kugira ngo ukomeze ugume kuri forme yawe ukiri aho ngaho warebye umukino wa APR na Rayon Sport wabonye gute muri make ijya muri rusange nta mukino wagenze neza gusa APR yarushije Rayon Sport bigaragara kandi urushije undi n'utsinda urumva APR iteguye neza iratsinda kandi nabwira kongs kuri bo kongs kuri APR ndetse ku ikipe ya Rayon Sport yo wahozemo wayibonye gute abyapfiriye he sinatinya kuvuga ko nabonye ko Rayon Sport iri hasi pe sinatinya kubivuga iri hasi bafite byinshi byo gukosora kuko Rayon Sport ni ikipe nkuru ni ikipe ikeneye intsinzi ni ikipe ikeneye gushimisha abafana bayo so bagomba gukora ikintu kugira ngo barusheho kubashimisha kuko Rayon Sport itunzwe n'abafana so mu gihe abafana baje kubareba bashimisha birababaza nimba bavuye mu mpande zose z'igihugu bazi kureba Rayon Sport bikarangira abatashye babaye urumva nyine biba ari ikibazo gikomeye cyane stade yose yari yuzuye ubundi wewe ugeze ugiye amahirwe yo gukina kuri stade yuzuye nka kuri 100% amahirwe naragize ni ibintu biba bimeze gute by'umwihariko buriya si cyo gihunga abakinnyi ba Rayon Sport bashobora kuba baragize si cyo gihunga ahubwo bavuga ngo ni Rayon Sport ntabwo yateguye neza uko nyine bibonye ntabwo yateguye neza navuga ko n'umutoza wabo ntabwo ari mwiza ndakeka yari azi agaciro ka derby so hari abakinnyi benshi bagiye bakinira kuri stade yuzuye barutanga n'abandi bose so urumva igihe aho kuvuga ngo nibateguye neza kugira ngo babone intsinzi tuvuye kuri uwo mukino ku ruhande rw'ikipe ya APR FC yo ni ikipe abonye gute ni ikipe nyuma yo gutsinda gusa nk'umukinnyi uba mu mupira w'amaguru APR yarateguye ikora ibyayo neza ariko uko bigaragara APR yateguye neza umukino bari bateguye umukino neza ko bagiye banica abantu benshi mu mutwe bakagenda batangaza ibintu bidahari abantu kanakana ari muri 18 kanakana ari muri 18 ugashyira ku munsi wa match usanga barimo sumva nyine bafite ko bateguye match yabo kandi mu ko bateguye match bagize amahirwe nyine birabahira so bashaka gutanga intsinzi urumva nyine ubundi muri football ni philosophy ukamenya ko utegura ibyo ku buryo adversaire atari bumenye ibyo wateguye ariko iyo utegura byose ubishyira hanze birangira no adversaire akumenya akamenya nawe agomba guca nibyo byabaye hari none tugarutse kuri Muhirekeve nk'umukinnyi none nk'umuprofessionnel ku masezerano yawe muri El Makassa mu Misiri bimeze gute ndacyafitemo imyaka 2 ndacyari umukinnyi wa Misiri El Makassa no kuvuga ngo ibiruko byawe bizarangira byari uzasubira ryari cyane iminsi itagera ko 5 nyine iminsi mike cyane ni surprise uzaba wasubiye hariya ase abantu bakina mu Misiri n'abakina ku mugabane w'Uburayi ni shampiyona zose ziri pro ariko Misiri itandukanye ryayo ni iri hano ku mugabane wa Afurika ubundi hariya mu Misiri ni iki ubona kirusha hano iwacu mu bihugu byo munsi y'ubutayu sinzi uko nabyita icyo navuga nyine tibarusha nyine n'ibihugu ni uko bategura ibintu byabo nyine numva ko mu mitwe bayishyizemo ko ari abazungu cyambere cyakayumba professionalism nyine yakinewe so ibintu byose iyo biteguye bishyizeho umutima yawe wose nta nyungu ugamije ntaki kiragoye so iyo uteguye ikintu ukagenda kwinjira mu kintu kubera inyungu runaka cyangwa kujya gusarura ibyo abandi bahinze bumva nyine birangira nta kintu na kimwe ubonye ahubwo icyo twakora dushyire umutima hamwe dukorere hamwe duteze siporo yacu imbere kuko siporo ni business ubundi so turamutse tubiteguye neza yaba abandi bose bari bagize business kandi bikagenda dusoza wenda ni iki wagenera by'umwihariko abanyarwanda muri rusange cyangwa se abafana bawe
ubutumwa by'umwihariko nka muhekeve turagufatiranye ibyo wababwira muri rusange. Nibakomeze banshigikire, bakomeze bambe hafi, bakomeze bansabire ku Mana kuko ntacyo umuntu yakigize atari kumwe n'Imana cyangwa atari kumwe n'abamukunda. Sikomeza nshigikira nzasinzira mbatenguha, ndakomeza nkore cyane nshobora gutera imbere kandi nanabifuriza mbifuriza kwigira muri Vision 2020 amahoro, Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibarinde, mbifuriza na Merry Christmas. So nyine benjoying nyine bumve ko byose nyine ariko ari kubera Imana. Nukubera Imana byose. Keve ugarutse ku kantu kari kagucanze kuko umwaka wenda twari dusoje. Vision 2020 ni ibintu twakoze twese twumva, wayumvaga gute? Wumvaga ko Vision 2020 izagira nazi naho ndi ariko nyine urabona ko nyine ibintu bigenda byihutiye umunsi ku munsi wose. So twisanze muri Vision 2020 ahubwo hasigaye ni ugukora. Yego Vision 2020 zatubereye umugisha no guhirwa. Sawa murakoze cyane. Murakoze cyane.